John Legend waraye ukoze igitaramo cy'amateka mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali muri BK Arena ni muntu ki? Kurikira kino kiganiro. Biye bitandukanye bishize mu Rwanda hagiye hataramira abahanzi benshi batandukanye b'intarumikwa ndetse bakomeye cyane bafite amazina aremereye cyane mu muziki ku rwego mpuzamahanga. Muri bo rero twavuga nka Kendrick Lamar, Jason Derulo, P Square, Lucky Dube, Sean Kingston, Sean Paul, Shaggy, Ismailo ndetse n'abandi benshi cyane bo ku mugabane wa Afurika ndetse no hanze y'u Rwanda. Kuri urwo rutonde rero rukomeye cyane rwa bagiye bitabira ibitaramo bikomeye cyane bafite n'amazina akomeye cyane hano mu Rwanda, hiyongereyeho John Legend. John Legend rero yarayataramiye abanyakigali cyangwa se abanyarwanda muri rusange ku munsi w'ejo muri BK Arena, aho yakoze igitaramo cy'amateka. Ariko wakibaza ngo John Legend ubundi ni muntu ki? Mu busanzwe amazina ye cyangwa se John Legend yiswe n'ababyeyi amazina ya John Roger Stephen, ariko akaba yaramamaye ku mazina ya John Legend. Uyu mugabo yabonye izuba ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1978. Kuri uyu munsi akaba afite imyaka 47 y'amavuko. John Legend rero ni umwana wa kabiri mu muryango wabo w'abana bane. Uyu mugabo yavukiye ndetse akurira mu rusisiro rwa Springfield, akaba ari quartier iri muri leta ya Ohio mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. John Legend avuka kuri se wari umukozi mu ruganda, ni mu gihe nyina yari umudozi w'imyenda. Ubwana bwe rero ntabwo bwarimo ibihe biryoshye kuko papa we na mama we bahanye gatanya ubwo John Legend yari afite imyaka 10 y'amavuko. Kuva icyo gihe mama we kubyakira byaramugoye ndetse atangira kuba imbata y'ibiyobyabwenge kugira ngo arebe ko yakwiyibagiza ibyo byose. Mw'ibyo bihe rero John Legend n'abavandimwe be bagiye kuba kwa se Roland kuko ari we washoboraga kubitaho. Nyuma yaho rero ababyeyi be baje kongera gusubirana, ababana nk'umugabo n'umugore ubwo yari afite imyaka 22 y'amavuko. Urukundo rero rwa John Legend mu muziki ntabwo ari ikintu cyaje akuze kuko akiri umwana muto mu rugo ababyeyi be bamuteraga ingabo mu bitugu bakamubwira ko azavamo umuhanzi w'ikirangirire. Papa John Legend yari umukaraza w'ingoma, ni mu gihe mama we yari umuyobozi wa korali ku rusengero. Ndetse yaje gukomeza mu bihe yari yatangiye kugimbuka, impano ye yakomeje gukura ndetse arushaho kwaguka. Mu mwaka w'1998 ubwo yari afite imyaka 20 y'amavuko, inshuti ye biganaga kuri kaminuza ya University of Pennsylvania yamuhuje n'umuhanzikazi akaba icyatwa mu njyana ya hip hop Lauryn Hill. Nyuma y'uko abahuje, Lauryn Hill yaje kwifashisha John Legend ngo amucurangire piano mu ndirimbo ye yarimo atunganya yitwa Everything. Ikaba ari indirimbo yasohotse kuri album y'uyu muhanzi kazi Miseducation of Lauryn Hill yasohotse mu mwaka w'1998. Nyuma yaho rero Legend yaje gusoza kaminuza ndetse noneho atangira gukora umuziki w'ikinyamwuga cyangwa se mu buryo bw'umwuga, aho mu mwaka w'2000 uyu muhanzi yatangiye gukorana n'ikigo cya Boston Consulting Group, aho yatunganyaga indirimbo akazandika ndetse akanaririmba. Hamwe n'icyo kigo yaje gusohora album ebyiri, ariko zose ntizamubyarira umusaruro ndetse ntizigeze zimenyekana cyane. Mu mwaka w'2001 ntizigeze zimenyekana cyane. Mu mwaka w'2001 Devil Harris yaje guhuza John Legend wari ukishakisha mu muziki, amuhuza na Kanye West nawe wari utaragira izina rikomeye mu muziki, gusa we byibura haraho yarageze. Nyuma y'iminsi mike Kanye West yaje gusinyisha mu nzu ye ifasha abahanzi ya Good Music umuhanzi wari mushya icyo gihe ari we John Legend. Bidatinze mu mwaka w'2004 uyu muhanzi yaje gushyira hanze album ye ya mbere yise Jet Lifted. Ni album yakiriwe neza ku isoko kuko yacurujwe amakopi arenga 116 mu cyumweru cya mbere isohotse. Kugera kuri uyu munsi cyangwa se kugera ku munsi wa none ikaba yaracuruje amakopi arenga 550 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika honyine. Mu mwaka wa 2003 uyu muhanzi yasohoye album ye ya kabiri Once Again. Nyuma yaho John Legend yasohoye album zitandukanye zirimo Evolve, Love in the Future, Wake Up, Darkness and Light n'izindi nyinshi cyane, zose hamwe zikaba ari album 10. Mbibutse ko uyu muhanzi yakunzwe mu ndirimbo zigiye zitandukanye, ariko iyo yamenyekanye cyane hano mu Rwanda ni indirimbo yitwa All of Me, ariko afite n'izindi nyinshi cyane zigiye zitandukanye harimo yitwa Ordinary People, Tonight, Love Me Now, Save Room, You and I, Used to Love You, So High, Green Light, Preach ndetse n'izindi nyinshi cyane zigiye zitandukanye zigiye ziri kuri izi album tumaze kukubwira.
hanyuma rero uyu John Legend uyu muhanzi John Legend yatwaye ibihembo bigiye bitandukanye mu rugendo rwe rw'umuhanzi, muri byo twavugamo nk'ibihembo bya Grammy Award inshuro 13, ibihembo bya BET inshuro 2, igihembo cya American Music Award inshuro 1 n'ibindi bihembo byinshi byo ku rwego mpuzamahanga. Uyu muhanzi kandi yakoze indirimbo nyinshi zamenyekanye zirimo All of Me nkuko nabikubwiye, ikunzwe n'abatari bakeya ku isi ndetse na hano iwacu mu Rwanda. Iki gitaramo rero yakoze nkuko twatubikomojeho mu ntangiriro zacu, yakoze igitaramo cy'amateka cyitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye, akaba ari igitaramo cyitabiriwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame hamwe na First Lady Jeannette Kagame ndetse n'umuryango we. Tabiri n'abantu bagiye batandukanye b'ingeri zigiye zitandukanye, barimo abanyamahanga bakorera ndetse n'abatuye hano mu Rwanda. Hanyuma uyu muhanzi kandi yakoze indirimbo nyinshi zamenyekanye zakunzwe n'abantu bagiye batandukanye, ariko kandi hirya y'ibi John Legend akaba yarize kugera ku rwego rwa kaminuza, akaba afite impamyabumenyi y'ikiciro cya 2 cya kaminuza mu bijyanye n'ubuvanganzo bw'ururimi rw'icyongereza n'impamyabumenyi yakuye muri kaminuza ya Pennsylvania mu mwaka w'1998. Si ibi gusa kuko mu mwaka wa 2012 kaminuza ya Howard cyangwa se Harvard University yamuhaye impamyabumenyi y'icyubahiro ku bw'umusanzu we mu iterambere ry'umuziki by'umwihariko mu njyana ya R&B guhera mu myaka y'ibihumbi 2000. John Legend rero yarushinze cyangwa se ni umugabo ufite umugore n'abana, kuko yarushinze n'umunyamideli kazi Christine bamenyanye mu mwaka wa 2006. Abo bombi baje kwambikana impeta y'urukundo mu mwaka wa 2011 ndetse nyuma y'imyaka 2 ubwo ni mu mwaka wa 2013 tariki ya 14 Nzeri basezerana kubana akaramata mu birori biryoheye ijisho byabereye mu mujyi wa Como mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ndetse indirimbo y'uyu muhanzi izwi cyane yitwa All of Me akaba yarayihimbye cyangwa se yarayiririmbiye anayihimbira uyu mufasha we. Imana yahaye umugisha urukundo rwabo, aho aba bombi bafitanye abana 4, abahungu 2 ndetse n'abakobwa 2. Uyu muhanzi kandi wakoze igitaramo cy'amateka hano mu mujyi wa Kigali, akaba ari igitaramo mu by'ukuri wabonaga ko abantu bari banyotewe ndetse bamwereka urukundo rugiye rutandukanye, aho bigenda bigaragara mu mashusho agiye atandukanye. Uyu muhanzi kandi ubwo yari ku rubyiniro yagaragaje urukundo, ariko kandi yafatanije n'umuhanzi kazi Bwiza nawe wagaragaje urukundo rukomeye cyane n'abafana, aho yagiye ku rubyiniro aririmba indirimbo Ogera yakoranye na Bruce Melody, akaba ari indirimbo yagaragaragamo ababyinnyi bari bambaye imyenda y'imyitero, ubona ko rwose ari indirimbo igaragaza umuco nyarwanda. Mbibutsa ko kandi uyu John Legend yari yambaye imyenda yakoze ndetse natunganywa na Motion, akaba ari uruganda rukomeye cyane hano mu Rwanda rutunganya imyenda, ndetse kandi akaba yagiye agaragara mu myenda ya kinyarwanda igaragaza umuco. Asoza igitaramo cyiwe rero uyu John Legend yabwiye abari bateraniye muri BK Arena ati, mfite ishema n'isheja ku by'igitaramo cyanjye cya mbere muri Afurika y'Uburasirazuba ndetse no mu Rwanda, turi hano kuko tubakunda.